Bavandimwe mudukurikiye dukomeje ibiganiro byacu ku mubyeyi Bikira Mariya. Tugiye kuvuga rero ku rugendo rwa Bikira Mariya ajya gusura Elizabeth. Padiri Bikira Mariya amaze kubwirwa na Marika ko azabyara umwana w'Imana, yagize urugendo ajya gusura Elizabeth. Urugendo rwa rugamije iki? Urugendo rwari rugamije kumugaragariza urukundo, kuko iyo tubivuga mu ibukiro rya kabiri Bikira Mariya ajya gusuza Elizabeth mutagatifu, dusaba inama yo gukundana. Ni urwo rukundo rwa Bikira Mariya tugomba kwiga, tukamwigiraho, tukamwiga imvugo, ingiro ndetse n'ingendo, tugakunda nk'uko akunda. Nawe ugerageze ubyumve, umuntu umaze kubwirwa inkuru nziza ko azabyara umwana w'Imana, yashoboraga no kwicara ahubwo akavuga ngo mujye muza mu nsange, mujye muza mu ndebe uko ngiye kubyara umwana w'Imana. Ntabwo ariko byagenze. Mu bwicishe bugufi bwe yafashe iya mbere ajya gusuhuza Elizabeth mutagatifu. Mu by'ukuri Elizabeth bari bafitanye isano nk'uko ibyanditswe bitagatifu bitubwira, ariko ndagira ngo tubyumve. Umwana w'umukobwa muto ugize atya akabona aratwite, nta wundi muntu ashobora kubwira ibanga rye. Impamvu ya Elizabeth ni uko yanabibwiwe na Marayika ngo na Elizabeth muvandimwe wawe nawe aratwita inda kuko kwezi ni ukwa gatandatu. Byumvikane ko Bikira Mariya nta wundi muntu yagombaga kwisanzuraho nka Elizabeth. Niwe bari bahuje ibanga. Kumva ko Elizabeth nawe yagiriwe neza n'Imana byari kumufasha kumva ko ari we ushaka kumwumva mu bimubaho. Niyo mpamvu yafashe ya mbere ajya kumusuhuza, ajya kumusura. Birumvikana ko niwe wagombaga kumwumva mu byo yari ari kunyuramo, kuko Marayika yari yamugaragarije ko nawe yagiriwe neza n'Imana, akaba ariwe ashaka kumwumva mu iryo banga yari afite ryo kuzabyara umwana w'Imana. Urwo rugendo rero twumva ko yanahagurutse yihuta akajya kumusanga kugira ngo abane nawe, amubwire ibye, maze bahuza umugambi nk'uko ibanga ry'uko Imana yamugiriye neza ku mezi 6 ryari rifitwe na Bikira Mariya. Bikira Mariya nawe akaba yamubitse iryo banga ry'uko nawe agiye kubyara umwana w'Imana. Mu by'ukuri nta telefone zabagaho ngo twumve ko batelefonanye ngo bakabibwirana nzaza iki gihe. Hoya, yarahagurutse aramusanga. Iryo banga bari bafitanye rya Marayika, nibo bantu babiri bagombaga kumvana cyangwa se kumvikana ku bijyanye n'ibyari biri kubabaho. Urumva rero ko urugendo rwa Bikira Mariya rwari rugamije urwo rukundo rwo kumushyikiriza ibyishimo nawe yabonye, kujyana ibyishimo akabisangiza abandi. Ari nabyo tugomba kwigira ku mubyeyi Bikira Mariya. Hariho kumva ko agiye kumubitsa ibanga rikomeye. Dushobora no kumva ko rero harimo no kuba yagiye kumufasha kugira ngo azabyare neza, ko yari akuriwe mu mezi 6. Hanyuma Bikira Mariya yaba yaramaze igihe kingana iki? Yaragiye arasuhuza aritahira, yarazindutse arazindukuruka, yaba yaramaze igihe kingana iki? Ibyanditswe bitagatifu bitubwira ko yamazeyo nk'igihe cy'amezi 3. Hari igisobanuro bifitiye icyo gihe cy'amezi 3? Akenshi tubyumva ko amezi 3 kongeraho amezi 6 kiba ari igihe gihagije cy'uko amezi 9 aba ageze umuntu akaba araruhutse. Ibyo twabyumva niko n'ibyanditswe bitagatifu bitugaragariza, kuko yari akuriwe, yari akeneye ko umuntu wagombaga kumuherekeza muri urwo rugendo kugeza ubwo aruhutse igihe cy'amezi 3. Ariko ntabwo twagarukira aho ngaho, kuko iyo twumva ngo igihe cy'amezi 3 tugomba no gucengera tukumva ibyanditswe bitagatifu icyo bisobanura. Iyo bavuga ayo mezi 3, tuzi neza ko Bikira Mariya ari ubushyinguro bw'isezerano rishya. Tuzi neza n'ubushyinguro bw'isezerano rya kera bwari bukoze mu giti. Ubushyinguro bw'isezerano rya kera, umujyi Bikira Mariya yagiyemo ni umujyi wa Yuda. Tuzi neza ko Dawudi nawe yajyanye ubushyinguro bw'isezerano rya kera mu mujyi wa Yuda. Ibyo byumvikane ko Bikira Mariya nk'ubushyinguro bw'isezerano rishya yagiye muri uwo mujyi wa Yuda, marayo amezi 3 nk'uko ubushyinguro bw'isezerano rya kera bwamazeyo amezi 3. Ndagira ngo tubirebe tugerageje dukoresheje ibyanditswe bitagatifu. Ndagira ngo dusomere mu gitabo cya 2 cya Samweli, umutwe wa 6 umurongo wa 2, noneho uze no kudusomera
ivanjiri ya Luka umutwe wa mbere umurongo wa 39 kugira ngo urebe uburyo ibyanditswe bitagatifu bigenda byisobanura. Muri icyo gitabo cya Samweli baragira bati ubwo Dawudi aherako arahaguruka n'abari kumwe nawe bose aramanuka ajya i Bahara muri Yuda kugira ngo bazamukane ubushyinguro bw'Imana ari nabwo bavugiyeho izina ry'Uhoraho umugaba w'ingabo. Azamuka ajya muri Yuda. Azamuka ajya muri Yuda. Muri Luka rero nawe umutwe wa mbere umurongo wa 39 muri iyo minsi Mariya yarahagurutse agenda yihuta ajya mu misozi miremire mu mujyi wa Yuda agera kwa Zakariya bagakomeza. Yego, ubushyinguro bw'isezerano rya kera bwagiye mu mujyi wa Yuda. Bikira Mariya nawe yarahagurutse arihuta ajya mu mujyi wa Yuda nk'ubushyinguro bw'isezerano rishya. Yego. Noneho turebye igitabo cya kabiri cya Samweli umutwe wa 6 umurongo wa 9. Aho ngaho uwo munsi Dawudi atinyuraho maze aravuga ati ubundi bushyinguro bw'Uhoraho bwashoboraga bute kuza iwanjye. Yego, Elizabeth nawe muri Luka umutwe wa mbere umurongo wa 43 aragira ati mbikesha iki kugira ngo nyina w'umutegetsi wanjye angenderere. Birumvikana ko ubushyinguro bugera aho ngaho Elizabeth yatangajwe n'ukuntu n'ubwicisho bugufi bwa Bikira Mariya. Niwe ubundi wagakwiye kumusanga ariko we nk'umubyeyi w'umutegetsi we aramusanze. Iki kimenyetso cyo kwicisha bugufi, kimenyetso cyo koroshya. Turebye noneho mu gitabo cya kabiri cya Samweli umutwe wa 6 umurongo wa 14. Umurongo wa 14 ubwo niko Dawudi yerekaga imbere y'Uhoraho n'imbaraga ze zose kandi akenyeye n'agatambaro kaboshye muri hariri. Luka umutwe wa mbere umurongo wa 44. Haragira hati dore mbaye ncyumva indamutso yawe umwana yisimbagizanya ibyishimo mu nda yanjye. Aha ngaha hari Dawudi wiyereka n'ibyishimo. Yego. Hari na Bikira Mariya na Elizabeth n'ibyishimo. Nihe sano ibyo byishimo byombi? Ibyo byishimo ni ibyishimo byo kuba turi kumwe n'Imana. Donc ubushyinguro bw'isezerano rya kera ni ikimenyetso cyo kuhoraho ari kumwe nabe. Noneho ubushyinguro bw'isezerano rishya ariwo mubyeyi Bikira Mariya ibyishimo Elizabeth agira ndetse na Yohani akisimbizanya ibyishimo ni bya byishimo by'umukiro, ni bya byishimo by'uko Imana iri kumwe natwe, Emmanuel, Imana turi kumwe. Uri kumwe n'Imana ahorana ibyishimo, uri kumwe n'Imana yibagirwa bya bindi byose byamutera kudataruka ngo atarame asingize Imana. Dawudi yari umwami, bitera abantu kwibaza kuntu umwami ahagurutsa akabyina ndetse wenda n'ibishura bikagwa. Ibyo byishimo rero ni ibyishimo umuntu atakumira. Ibyishimo byo kubana n'Imana, ibyishimo byo kubona Imana, ibyishimo byo guhura n'umukiro. Yego. Turebye rero igitabo cya kabiri cya Samweli umutwe wa 6 umurongo wa 11. Umurongo wa 11 ubushyinguro bw'Uhoraho bumara kwa Obedi Edomu w'umugiti amezi 3. Nuko Uhoraho aho umugisha Obedi Edomu n'umuryango we wose. Tukareba Luka umutwe wa mbere umurongo wa 35. Umutwe wa mbere umurongo wa 35. Na 60 umutwe wa 56. Mariya yamaranye na Elizabeth nk'amezi 3 abona gutaha. Yego. Hari ibihe bibiri birimo bihura. Yego. Birumvikana rero ko tutagarukira ku kuba yaragiye kumufasha nibyo, ariko turebe uko ibyanditswe bitagatifu bigenda byuzuzwa. Turebe uko ibyanditse bitagatifu bigenda byisobanura. Turebe uko ibyanditswe bitagatifu bitugaragariza agaciro k'umubyeyi Bikira Mariya mu mateka y'icungurwa rya muntu. Kuko Bikira Mariya ni ubushyinguro bw'isezerano rishya. Burya mu bushyinguro bw'isezerano rya kera habagamo iki? Habagamo ibuye ryanditseho amategeko 10, sibyo? Hakabamo n'inkoni ya Aroni igaragaza inkoni y'ubushumba. Noneho hakabamo n'ikimanyu cya manu cyibutsaga abantu ibyo banyuzemo.
noneho muri Bikira Mariya harimo ijambo ry'Imana. Ubundi iryo buye ryabaga ryanditseho amategeko 10 y'Imana, ariryo twita ijambo ry'Imana. Yezu we noneho ubwe ni ijambo, atuye muri Bikira Mariya nk'ijambo ry'Imana. Noneho tukabona inkoni ya Aroni, twibuka ko Yezu wo ari umushumba mwiza, ni umushumba mwiza witangira intama ze. Iyo nkoni y'ubushumba ishushanya Yezu ubwe mu nda ya Bikira Mariya, ubushumba bwa Yezu. Noneho tukabona n'uwo mugati nk'ikimenyetso cy'inshamarenga cy'umugati w'ubuzima. Kristo rero wabyawe na Bikira Mariya, muri we yari umugati muzima utanga ubugingo buhoraho. Iyo twumvise rero ibyanditswe bitagatifu ko bigenda bibisobanura nuko bigenda byumvikanisha ibintu byaragaragara nk'inshamarenga, none bikigaragariza muri Yezu Kristo ubwe. Bikira Mariya ni ubushyinguro bw'isezerano rishya, kuko muri we harimo umugati utanga ubuzima, muri we harimo ijambo ry'Imana, Kristo jambo. Iyo tuvuga ngo nyina wa jambo, jambo ni we ugaragaza amategeko kandi akanayasobanura. Noneho tukabona n'inkoni y'ubushumba igaragaza ubusaseridoti bwa Yezu Kristo. Tuvuze ko muri Bikira Mariya harimo ubusaseridoti bwa Kristo, harimo Kristo nk'ijambo ry'Imana, harimo Kristo nk'umugati utanga ubuzima. Mu gusoza rero ni iki twigira kuri uru ruzinduko rwa Bikira Mariya ajya gusura Elizabeth nk'abakirisitu? Icyo twakwigira ku ruzinduko rwa Bikira Mariya nicyo iyubukiro ritubwira: gukundana. Bariya abantu babiri iyo baba badakundana ntabwo bari no kujya gusurana. Kuba Bikira Mariya yarahagurutse akajya kumusura ni ikimenyetso cy'urukundo. Abakristo bagomba kwigiramo urukundo, tugomba kwigiramo urukundo rudushyigura, tugasanga abandi, tugasanga abadukeneye kurusha uko bo badusanga, tugasanga abo tugomba gufasha mbere yuko banadusaba ubufasha. Nicyo twakwigira ku mubyeyi Bikira Mariya. Noneho ikindi twakwigira ku mubyeyi Bikira Mariya muri ruzinduko ni ukuba abantu bashyira abandi ibyishimo. Yaramusuhuje, indamukanyo bari ababyeyi babiri yagaragajwe n'ibyishimo. Ibyo byishimo ni by'umukristo agomba gushyira abandi, mu by'umukristo agomba kubamo.